umuhanzi Yamano yavuze ku mashusho y'urukozasoni bivugwa ko araye n'umukunzi we ndetse anasaba imbabazi abafana be. Yamano yagize ati ku bafana banjye, itangazamakuru n'umuryango w'abanyarwanda wose, nanditse ibi n'umutima wanjye ubabaye nka Yamano, umuhanzi mwashyigikiye kandi mwishimira mu rugendo rwanjye mu muziki. Yamano yagize ati mbere na mbere ndashaka gusaba imbabazi bivuye ku mutima kubw'agahinda n'umubabaro byatewe n'ibyabaye vuba aha byo gushyira ahagaragara video yihariye ku buryo budakurikije amategeko. Akomeza agira ati ibi byabaye ihohoterwa rikomeye kandi ribabaza cyane. Ati kandi ndicuza nanasaba imbabazi uwo ari we wese iyi video yaba yaragezeho, abafana banjye, itangazamakuru ndetse n'umuryango wacu w'abanyarwanda dusangiye kandi dufite indangagaciro zo kwiyubaha. Akomeza agira ati iki kibazo kirimo gukorwaho iperereza n'inzego zibishinzwe na polisi zirimo gukorana umwete kugira ngo zimenye ukuri kandi zihane ababigizemo uruhare. Akomeza agira ati kandi ndimo gufatanya nabo byimazeyo kandi nizeye inzira yo gutanga ubutabera. Ati kandi hagati aho ndasaba buri wese, cyane cyane abashobora kuba bagisangiza cyangwa bakwirakwiza video, kubihagarika aka kanya. Ati ibikorwa nk'ibi ntabwo byemewe, ahubwo ni ibinyuranyije n'amategeko kuko bikomeza kwangiza ubuzima bwanjye bwite n'isura yanjye nk'umuhanzi. Ati twibuke ko umuco wacu w'ubumuntu dusangiye nk'abanyarwanda, duterana inkunga aho gusenyana. Yamana akomeza agira ati aho gukurura amacakubiri ndasaba ko twibanda kugira no guterana imbere. Ati ku bafana banjye, urukundo rwanyu n'inkunga byanyu byambereye ishingiro ry'intsinzi yanjye kandi niyemeje gukomeza guhanga umuziki mwiza uduhuza. Asuza agira ati ndasezeranya ko nzabivamo nkomeye cyane, mpanga indirimbo nshyashya zubaka umuryango nyarwanda. Ati murakoze kwihangana no gukomeza kunshyigikira muri ibi bihe bigoye. Ese nkawe bitewe na video wabonye cyangwa se n'amakuru wumvishe kuri Yamano, witeguye kumubabarira cyangwa se uremeranya nawe kuri iyi baruwa yanditse? Jya muri comment utubwire. Nge wumva Lewis from Rwanda, Kigali Tururindo, Mr. Gwagwan, Statue Arezo what to have do what can Wagwan Dead Mr. Show Mr. Vibe. Ndashimira ko kanya kawe wafashe, ukomeze kugira ibihe byiza.